Muraho neza, tugiye kuganira ku bimenyetso mpuruza bishobora kuboneka ku mugore utwite. Kandi ibi bimenyetso iyo umugore abibonye ntagomba kubyirengagiza na gato, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Ibimenyetso mpuruza bishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi cyangwa se bikaba ikindi kibazo gikomeye gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umubyeyi ndetse no ku buzima bw'uruhinja ruri mu nda. Muri iki kiganiro turagaruka kuri ibyo bimenyetso mpuruza, turebere hamwe uko wabimenya hakiri kare n'uko wafata ingamba zo kujya kwa muganga igihe cyose ubibonye. Kurikirana kino kiganiro kugera ku musozo, uraza gukuramo inama z'ingirakamaro zagufasha kurinda ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'umwana wawe. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite ni ibintu bigaragaza ko ashobora kuba afite ikibazo gikomeye gikeneye ubufasha bwihuse bwa muganga. Kumenya bino bimenyetso mpuruza bituma ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubuzima bw'umwana birindwa ibyago bikomeye. Ikimenyetso cya mbere ni ukuva amaraso menshi mu gitsina. Iyo umugore ari kuva amaraso menshi cyangwa ayo maraso akava ajyana n'utuntu tumeze nk'inyama cyangwa se akaba ajyana n'ububabare bukomeye mu nda cyangwa mu mugongo, uwo mugore aba agomba guhita yihutira kujya kwa muganga ako kanya. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubabara mu kiziba cy'inda. Iyo umugore ari kubabara mu kiziba cy'inda bikabije, ntibihagarare cyangwa bikaza kenshi bisimburanwa, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatatu ni ukudakina k'umwana. Iyo umwana yari asanzwe akina nyuma akabihagarika cyangwa agakina gake, umugore aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko icyo ni ikimenyetso kibi kigaragaza ko umwana ashobora gutakaza ubuzima. Ikimenyetso cya kane ni mu gihe umugore yagize umuriro mwinshi. Umuriro urengeje °C -38 uherekejwe no kubyimba inda cyangwa kubyimba amaguru cyangwa se akabyimba amaboko, rimwe na rimwe uwo muriro ugasanga uherekejwe no kugagara, umugore aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatanu ni ukuribwa umutwe bikabije no kubona ikintu kimwe mu bibiri cyangwa ntubone neza icyo uri kwitegereza, kandi wanywa imiti y'umutwe ugasanga ntukize. Icyo gihe uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga kuko uwo mutwe ni ikimenyetso cy'iyindi ndwara ikabije yakugirira nabi. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukubyimba ibirenge cyangwa kubyimba mu maso. Iyo umugore yabyimbye ahantu hatandukanye gutya, ntabwo biba ari ibisanzwe, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko icyo ni ikimenyetso mpuruza mu buryo budasubirwaho. Naho ikimenyetso cya karindwi ni ukumena amazi menshi mu gitsina. Ibi ni byo byitwa kumenekesha isuha hakiri kare igihe cyo kubyara kitaragera. Ni bibi cyane kuko bishobora gutuma umwana apfira mu nda. Umugore rero aba agomba kwihutira kujya kwa muganga mu gihe aya mazi amenetse. Ikimenyetso cya munani ni ukugira isereri no kureba ibikezikezi. Iyo umugore atwite akagira isereri yaba nyinshi cyangwa se yaba nkeya ndetse akareba ibikezikezi, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko ashobora kuba arwaye umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se amaraso akaba yaramubayemo makeya, akaba arwaye indwara yitwa anemi ariko atarabimenye, cyangwa se isukari ikaba yamubayemo nkeya kimwe n'uko isukari yaba yamubayemo nyinshi, aho akaba amaze gufatwa n'uburwayi bwa diyabete. Umudamu bibayeho rero aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya 9 ni ukuruka cyane no kumva umwuka ukubana muke. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko urembye cyangwa cy'uko watakaje amaraso imbere mu nda. Ihutire kujya kwa muganga, bashaka impamvu yabyo bagufashe hakiri kare. Ikimenyetso cya 10 ni ukokerwa mu gitsina igihe uri kwihagarika. Iyo umugore utwite ajya kwihagarika kokerwa cyangwa se akababara mu gitsina, bishobora kuba bisobanura ibintu bitandukanye.
urugero nko kwandura kw'imiyoboro y'inkari aribyo twita infection urinaire, cyangwa se akaba arwaye zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikimenyetso cya 11 ni ukuribwa mu gituza cyangwa kunanirwa guhumeka. Ibi bishobora kugaragaza ikibazo cy'umutima cyangwa bikagaragaza ko umugore afite ikibazo mu bihaha. Uyu mugore aba agomba kwihutira kujya kwa muganga adatinze kugira ngo arengere ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana atwite. Ikimenyetso cya 12 ni ukubabara muri mugabuzi. Kubabara muri mugabuzi rero bishobora gusobanura ibintu bitandukanye bitewe n'igihe atwite n'uburyo ububabare bumeze. Umugore aba agomba kwihutira kujya kwa muganga nta zindi ngamba afashe uretse izo ngizo. Ikimenyetso cya 13 ni ukugira ibise byo kubyara kandi igihe nyirizina cyo kubyara kitaragera. Umugore aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko aba ashobora kuba agiye kubyara umwana udakuze cyangwa se ugasanga n'inda igiye kuvamo. Inama naguha dusoza: niba ubonye kimwe cyangwa se ukabona byinshi muri bino bimenyetso, ihutire kujya kwa muganga ako kanya kugira ngo uhabwe ubufasha bwihuse. Ariko kandi umugore aba agomba kwirinda gukora urugendo n'amaguru kuko umudamu mu gihe cyose afite ibise cyangwa se afite kimwe muri biriya bimenyetso twavuze, cyangwa se akaba ari kuribwa mu kiziba cy'inda, icyo kimenyetso gishobora kongererwa n'urwo rugendo ari gukora rw'amaguru, cyane ko n'ubundi umugore yagiye kubyara tumubwira ngo natembere n'abagendagenda gake gake n'amaguru birongera ibise. Uyu mudamu rero noneho wahuye n'ikibazo n'ubundi aba agomba kwirinda kugenda n'amaguru kubera ko inda itari yageze igihe cyo kuvuka. Kandi ni ngombwa gusobanurira muganga neza nta makuru na make amuhishe kubera ko aba yibwira ngo ngo muganga ni muganga ngo arabizi ngo abyishakire. Oya, ni bibi cyane jya uvuga amakuru yose. Iyo umuhaye amakuru neza y'uko byatangiye ayahuza n'ibyo ari kubona maze akamenya icyihutirwa agomba kugufasha. Irinde kunywa imiti uhawe n'undi muntu uwo ari we wese utari muganga kuko yakonona umwana wawe ndetse nawe ntigusige. Irinde buri wese ukubwira ngo icyo kimenyetso ubonye ni ibisanzwe, mwima amatwi maze ujye kwa muganga ako kanya. Kuko ikimenyetso cyose kimwe muri ibi ngibi twavuze kiba ari ikimenyetso mpuruza kigaragara ko nyuma yabwo nutinda kujya kwa muganga uri buze kubona akaga gakomeye ndetse n'umwana wawe. Ukibona ikimenyetso kimwe cyangwa se ukabona ibimenyetso byinshi mu byo twavuze nk'uko twavuze tubikubwira, ihutire gukiza ubuzima bwawe n'ubw'umwana unyarukira kwa muganga. Ndagushimiye. Tugezeho ikibazo cyawe, icyifuzo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi yawe muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.